Quantum Pi Network ni umushinga ugezweho mu ikoranabuhanga rya blockchain ugamije gushyiraho urubuga rwa Quantum Pi Mainnet ruzaba rufite Picoin nk'ifaranga rihamye rifite agaciro k'ibihumbi 314,159 by'amadolari y'abanyamerika. Uyu mushinga wubakiye ku ikoranabuhanga rigezweho mu bijyanye n'umutekano w'amakuru, gucunga urubuga mu buryo budaheza no korohereza imikoranire hagati y'imbuga za blockchain zitandukanye. Ibikubiye mu mushinga wa Quantum Pi Network: Picoin nk'ifaranga rihamye. Picoin izaba ifite agaciro gahoraho k'ibihumbi 314,159 by'amadolari y'abanyamerika, igamije gutanga ubukungu buhamye mu mbuga za blockchain. Umutekano wifashisha ikoranabuhanga ryo kurwanya quantum computing. Quantum Pi Network izashyiraho uburyo bwo kurinda amakuru hifashishijwe algorithm zishobora guhangana n'ibyago by'ikoranabuhanga rya quantum computing, gucunga urubuga mu buryo budaheza. Abakoresha urubuga bazashobora gutanga ibitekerezo no gutora ku byemezo bifatwa, bigatuma habaho imiyoborere ishingiye ku bwumvikane bwa bose. Imikoranire hagati y'imbuga za blockchain: hazashyirwaho uburyo bwo korohereza imikoranire hagati ya Quantum Pi Network n'izindi mbuga za blockchain nk'uko byagaragajwe mu mushinga wa Quantum Mesh Program. Icyerekezo nyamukuru: tuvuga kuri iyi ngingo, Quantum Pi Network yihaye intego yo kurema blockchain ifite ifaranga rifite agaciro ka burundu, kandi ako gaciro kakazaba kadahindagurika, dore ko Picoin bavuga ko izaba ifite agaciro k'ibihumbi 314,159 by'amadolari y'abanyamerika. Iki ni igitekerezo gikurura abantu benshi kuko kirimo ibintu bibiri bikomeye. Harimo icyizere. Abashoramari benshi bakunze gushidikanya ku gaciro gahora gahindagurika k'ifaranga rya crypto. Kuba Picoin ifite agaciro gahoraho ngo bizatuma yizerwa. Umwihariko: ni imwe mu mishinga mike ivuga ko izashyiraho stablecoin ifite agaciro kadahindagurika, katarimo n'ishusho ya peg ku ifaranga risanzwe ry'amadolari. Ubusobanuro bw'ibura: ese ibihumbi 314,159 by'amadolari y'abanyamerika ni gute ubushobozi bw'agaciro bwagenwe? Kugeza ubu nta document cyangwa white paper ibivuga mu buryo bwimbitse. Ivuga ko ifaranga rigenwa, ese agaciro kazashingira ku ki? Ubucuruzi se, reserve, algo? Ese ninde cyangwa n'uruhe rwego ruzabigenzura? Ni banki se, ni DAO, ni contract? Icyitonderwa: agaciro k'ibihumbi 314,159 by'amadolari y'abanyamerika gahuye n'ikimenyetso cya pi ugikubye inshuro 100,000. Ni nk'imvugo ifite igisobanuro kirimo symbolism cyangwa kuninura cyangwa imvugo shusho, aho kuba real economics, ubukungu bwa nyabwo. Niba bidashingiye ku bukungu cyangwa demand na supply, ishobora kuba ari gimmick cyangwa agakino ko gukurura abantu. Impaka ku gaciro gahoraho: mu isoko rya crypto, agaciro gashingira ku isoko, demand na supply. Nta faranga na rimwe rifite agaciro kadahinduka keretse hifashishijwe ama-reserves nk'amadolari muri USDT cyangwa ibindi. Kugira stablecoin ihamye bisaba banki cyangwa reserve ifite agaciro kangana n'iryo faranga risohowe. Bisaba nanone uburyo bwa algorithm bukurikirana inflation n'imihindagurikire y'isoko. Quantum Pi Network ntabwo igaragaza reserve system, algorithm backing cyangwa utility chain use case zifite impamvu z'iyo ntego. Ibirimo gushidikanywaho: ninde uri inyuma y'uyu mushinga? Kugeza ubu ntiharamenyekana abashoramari, ibigo bifite uruhare cyangwa amakuru afatika yemeza ko iyi network ifite aho ihuriye n'iya Pi Network dusanzwe tuzi. Ese Picoin ivugwa ni ya Pi tuzi ya Pi Network? Birashoboka ko ari igikorwa kigamije kwitiranya amazina kugira ngo gikurure abayoboke. Nanone bigashoboka ko iyi Quantum Pi Network ari umushinga nanone wa Pi Network ariko ugamije guhesha agaciro gafatika iri faranga rya Picoin ryavuye cyangwa se rikomoka mu mushinga karundura ukomeye ariwo Pi Network, wubatswe na Dr. Nicholas Kokalis kuva muri kaminuza ya Stanford University muri Leta Zunze za Amerika. Ingaruka ku bashoramari: niba iyi ntego iri mu rwego rwa marketing trick, byashora abantu mishinga itazigera igira agaciro, bashobora gutakaza amafaranga yabo abashoramari, igihe ndetse no kugwa mu mutego w'uburiganya, rug pull cyangwa scam.
Iyi ngingo irimo icyerekezo gishimishije, ariko iracyari nk'inzozi zitarashimangirwa n'ubumenyi bwimbitse n'ibimenyetso bifatika. Agaciro k'ibihumbi 314,159 y'amadolari y'Abanyamerika ni ikintu gishobora kuba kiri mu ntekerezo aho kuba ubukungu bwa nyabwo, kandi ibyo bigomba kwitonderwa n'abantu bashaka gushora imari. Reka tuvuge ku ikoranabuhanga rishingiye kuri quantum computing muri quantum pi network dukurikije ibice bine ari by'icyerekezo, ishingiro ry'ubumenyi, ibishoboka mu gihe kiri imbere n'ingaruka ku isoko. Icyo quantum pi network ivuga: uyu mushinga uvuga ko uzubaka blockchain ihangana n'ingaruka z'ikoranabuhanga rya quantum computing, wifashisha uburyo bwiswe quantum resistant cryptography, aho ushaka kuzarinda amakuru ku buryo quantum computers zitazabasha kuyinjirira. Ni intambwe ishishikaje kuko hari ubwoba ko quantum computers zishobora kuzica algorithm zikoreshwa muri crypto nka RSA isanzwe ikoreshwa mu mabanki, ECDSA ikoreshwa muri Bitcoin, SHA ikoreshwa muri Ethereum n'ahandi. Ese quantum ni iya nyayo? Yego, impuguke mu ikoranabuhanga bemeza ko quantum computers zikomeje gutera imbere, kandi ko nibagera ku bushobozi buhagije fault tolerant bazashobora kwinjira mu mabanga ya cryptography ya none. Raporo za Google, IBM n'abandi batangiye gukoresha quantum computers, ariko nta n'umwe urangira ku rwego rwo gutora systeme zikomeye. Bisobanura ko ikibazo kiri imbere cyateganyijwe bishobora kuba bitihutirwa uyu munsi, ariko byaba ingenzi mu myaka nk'icumi cyangwa 20 iri imbere. Ese quantum pi network ikoresha iyo tekinoloji koko? Kugeza ubu hari repository ya GitHub bise Pi Network Quantum Resistant Cryptography. Iyi rero irimo codes za post quantum algorithms nka lattice based cryptography, ariko ntibiragaragaza neza niba ikoreshwa mu buryo bwa systeme nyirizina cyangwa ari demo. Impamvu zituma bitanga impungenge: nta white paper ibisobanura, nta murongo wa testnet uriho ugaragaza uko iyo cryptography ikora, nta bandi bahamya third party reviews bayisuzumye. Ibyo bisobanuye iki ku bashora imari? Ni ingingo ikurura, ariko nayo ikeneye kwitonderwa. Yerekana ko uyu mushinga ufite icyerekezo kirambye gishingiye ku mutekano w'ejo hazaza, ariko mu gihe nta bikorwa bifatika bigaragara, iyi mvugo ishobora gukoreshwa nk'amacenga ya marketing kugira ngo abantu batekereze uko umushinga uteye imbere, cyangwa se umushinga ukomeye kandi ukomeje kugera kuri byinshi ndetse uzanabageza byinshi mu bihe biri imbere. Ubushishozi burakenewe cyane. Iyi ngingo itanga icyizere cy'ejo hazaza, ariko ikibazo cya quantum computing kirazwi, ariko ntikiragira ku rwego rugaragara ku buryo rwateza akaga mu masoko ya crypto ya none. Quantum pi network iravuga ibintu bikomeye, ariko nta bimenyetso bifatika bihari bigaragaza ko ibyo bavuga byamaze kubakwa cyangwa gukoreshwa mu buryo bufatika. Ibyo bivuze ko ari icyifuzo gifatika ku gitekerezo, ariko kiracyari kure mu ishyirwa mu bikorwa. Reka dusuzume ingingo ya gatatu: imiyoborere ishingiye ku baturage kuri community decentralized governance mu mushinga wa quantum pi network. Tugiye kureba icyerekezo, aho bihagaze ubu, impinduka bishobora kuzana n'imbogamizi zifatika. Icyo bivuze: ese decentralized governance ni iki? Imiyoborere ishingiye ku baturage cyangwa community decentralized governance ni uburyo bwo kuyobora umushinga cyangwa urubuga rwa blockchain, aho abafatanyabikorwa bose bagira ijambo ku byemezo bifatika binyuze mu matora, ibitekerezo n'ubwumvikane rusange. Quantum pi network ivuga ko izashyiraho uburyo abaturage bayo bazagira uruhare mu byemezo bijyanye n'iterambere, politiki y'ifaranga na tekinike. Ibi bizakorwa hakoreshejwe DAO, Decentralized Autonomous Organizations. Ese koko birashoboka? Icyifuzo ni cyiza, ariko kugishyira mu bikorwa gikenera ibintu bikomeye, gikenera infrastructure. DAO ikora neza isaba smart contracts zikomeye, urubuga rwa governance nk'urwa MakerDAO cyangwa Aragon, kandi bifite abakozi bashinzwe kubikurikirana. Nanone bikenera ubumenyi bw'abaturage. Kugira ngo governance ibe nziza, abaturage rero community bagomba kumenya ibyo batoye. Mu by'ukuri, abenshi mu binjira muri crypto baba bashishikajwe n'amafaranga, si tekiniki cyangwa politiki.
Ikindi ni ukurinda ko abakire bayobora. DAO zose zihuza imitungo y'abantu. Iyo hadashyizweho ingamba, abakize bigarurira ubuyobozi, governance capture. Aho Quantum Pi Network ihagaze kugeza ubu ntiharagaragara platform ya DAO ikora cyangwa igenzurwa. Nta roadmap cyangwa white paper yasohowe igaragaza uburyo buhamye iyi governance izakorwamo. Abari inyuma y'umushinga ntibazwi, transparency ni nke, kandi ntibigeze bagaragaza community governance mu buryo bufatika nko gutora roadmap, inflation, supply limits n'ibindi. Bivuze ko decentralized governance ari ijambo rishobora kuba rikoreshwa nk'agakingirizo muri marketing aho kuba ihame rigendera ku bikorwa bifatika. Ingaruka ku muryango, community. Ibi bishobora kuba byiza iyo governance ishyizweho neza kandi yongera icyizere, ubwitabire n'iterambere rirambye. Abantu bumva ko bafite ijambo, bityo baba ari abavugizi b'umushinga aho kuba ba nyamugiyo bijya. Imbogamizi: fake DAO. Hari imishinga ivuga ko ari DAO ariko mu by'ukuri ifite abacuruzi bayiyoboreramo inyuma, backdoor decision making. Tumenyetso duke: nta community iboneka ku mbuga nkoranyambaga ikora igenzura cyangwa iri mu buyobozi buhamye bwa Quantum Pi Network ivugwa. Imiyoborere ishingiye ku baturage ni igitekerezo gishimishije kandi cy'ingenzi muri Web3, ariko Quantum Pi Network iracyari kure yo kubishyira mu bikorwa. Nta platform ya DAO ibaho, nta matora, nta gutanga ibitekerezo bigaragara. Iri jambo ririmo gukoreshwa mu rwego rwa marketing kurusha ibikorwa bifatika muri iyi minsi. Reka dusesengure ingingo ya 4: imikoranire n'andi maduka ya blockchain, interoperability muri Quantum Pi Network. Turibanda ku byiza bivugwa, aho bihagaze, ibishoboka n'imbogamizi ndetse n'icyizere nyacyo cy'iyi ntego. Icyo bivuze: interoperability ni iki? Interoperability mu isi ya blockchain ni ubushobozi bwo korohereza imikoranire hagati ya blockchain zitandukanye ku buryo uzikoresha ashobora kohereza, kwakira umutungo, token hagati y'ama network atandukanye nko kuva kuri Ethereum ujya kuri Solana. Amakuru cyangwa ibikorwa bishobora gusangira cyangwa guhuza logic nka smart contracts yanditswe kuri blockchain A igahuzwa na blockchain B. Quantum Pi Network ivuga ko izubaka uburyo bw'imikoranire butuma Pi coin ikoreshwa mu mishinga itandukanye ndetse no mu bindi byiciro bya Web3. Ese ibi birashoboka mu by'ukuri? Yego, ariko bisaba ibintu bikomeye. Bisaba bridges, uburyo buhuza blockchain zitandukanye nka wormhole na layer 0. Ibi bisaba security ikomeye cyane. Bisaba nanone cross chain smart contracts. Bikeneye kubakwa hifashishijwe frameworks nka Cosmos, SDK, Substrate cyangwa Avalanche subnet. Bikeneye nanone APIs na standards zihuriweho kugira ngo umushinga winjire mu mikoranire. Bisaba nanone kubahiriza amahame rusange nka ERC20, CW20 n'ibindi. Ariko Quantum Pi Network kugeza ubu nta cyerekana ko yubatse bridge, interchain relay cyangwa cross chain protocol. Nta white paper cyangwa SDK yerekanwa ku mugaragaro. Nta mushinga uzwi uyikoranyemo cyangwa uyakira ku yindi network. Abasesenguzi baravuga bati kiretse niba Quantum Pi Network ari bimwe cyangwa ari umushinga wa Pi Network, ariko nanone tuzi ko hari indi mishinga ya Quantum, kubera ko tuzi ko hari na Quantum Wallet ubu ngubu ifite ifaranga barimo gutanga muri airdrop. Ese ibintu byaba ari bimwe? Ibi bintu abahanga bavuga ko atari bimwe, bitandukanye. Bibaye ari na bimwe byazasobanuka, gusa community ikeneye gusobanurirwa byose. Ariko abasesenguzi bakavuga ko nta kintu cyitwa Quantum Pi Network kugeza ubu kiri muri ecosystem ya Pi Network ariyo yubatswe na Dr. Nicholas n'abandi bafatanyije. Ibyago n'ukuri nyakuri. Interoperability ivugwa hano ishobora kuba ijambo rikoreshwa nk'ikimenyetso cya viziyo ariko ridashingiye ku bikorwa bifatika. Ishobora kuba ikoreshwa kugira ngo umushinga ugaragare nk'ufunguye kandi ugezweho, ariko nta kintu na kimwe kirubakwa cyangwa kiremezwa.
kubeshya ko umushinga uzahuza andi mabarura andi ma networks nta n'uburyo bw'itumanaho rifatika bishobora kujya mu rwego rwa overpromising under delivering cyangwa gusezeranya ibintu utazashobora kuzuza cyangwa kugeza ku bagukurikira. Iyi ngingo irerekana icyifuzo cyiza ariko kiracyari mu magambo gusa. Kuba nta white paper igaragaza imikorere, ikindi SDK API ntabwo bihari byakwinjiza quantum pi network mu yandi ma network, ikindi nta ma bridges cyangwa ama protocols y'imikoranire ahari, nta na community ndetse n'ama devs yakira izo interoperability. Iyi ntego ni igitekerezo cyiza kitarashyirwa mu bikorwa. Ku bantu bashaka gushora bisaba ubushishozi bwinshi kuko nta bimenyetso bifatika biratangwa. Reka dusoreze kuri ingingo ya 5, ubukungu n'ubucuruzi bwa quantum pi network, tokenomics and business model. Reka turebe ko ifaranga ryabo ritunganywa, uburyo bazinjiza amafaranga, uburyo bw'ubucuruzi n'ingaruka bishobora kugira ku bashoramari n'abakiriya. Tokenomics, ubukungu bw'ifaranga. Quantum pi network ivuga ko ikoresha cyangwa izakoresha ifaranga rimwe rukumbi ari ryo pi coin rifite agaciro k'314,159 bigahita bihuzwa n'iyi pi coin ya pi network. Ese abantu bakomeje kwibaza bati iyi quantum pi network ese ni umushinga wa pi network? Quantum nanone pi network ivuga ko iri faranga ryagenewe gutunganywa ku buryo nta inflation izabaho cyangwa gutakaza agaciro kwaryo, rikaramba kandi rihamye. Rizajya rikoreshwa mu guhaha serivisi, kwishyura ibintu kuri network ndetse no mu mishinga itandukanye ya Web3 bazubaka. Ibibazo bikomeye ku bukungu. Agaciro k'ibihumbi 314,159 by'amadolari y'abanyamerika. Abasesenguzi bavuga ko nta logique y'ubukungu irimo, nta reserve cyangwa demand yagerwaho ng'iryo faranga ribe rifite agaciro kangana gutyo. Bivugwa nkaho ari mathematical branding ishingiye kuri pi baba bakubye inshuro 100,000 aho kuba ubukungu bw'ukuri. Icyizere cy'ifaranga rihamye. Kugira iryo faranga rihamye stable bisaba reserve ikomeye nk'iya Theta, USDT cyangwa USDC. Bisaba nanone algorithm y'ubugenzuzi. Bisaba ubukungu bufatika, use cases, liquidity, regulation n'ibindi. Quantum pi network nta na kimwe muri ibi igaragaza. Ubucuruzi, business model bushingiye ku kintu. Kugeza ubu nta bisobanuro bifatika byatanzwe ku buryo bazinjiza amafaranga. Ese bazakura komisiyo kuri transaction? Aha ni ukuri rwose kuko kwishyura uko ariko kose muri iyi si bisaba komisiyo. Ese bazagira products zishyurwa muri platform yabo? Ese bazakira abacuruzi application nk'amadaps n'abandi cyangwa bazibanda ku gutanga token gusa? Ese quantum pi network izaba ari imwe na pi network tuzi abapioneer ba mining? Iki nicyo kintu kitarasobanuka kuko ntabwo pi core team nyirizina irabivugaho cyangwa ngo itangarize abapioneer nk'uko ijya bigenza uyu mushinga wa quantum pi network. Iyo mishinga idafite business model isobanutse ibishingiye kuri speculation no gutegereza ko abantu benshi binjira, ni nk'urunigi rwa ponzi nubwo batararwemeza. Niba kandi bifite aho bihuriye na pi network ya Dr. Nicholas Kokaris, abantu bagomba gutegereza amatangazo ya pi core team abibamenyesha. Ibimenyetso bigaragaza impungenge. Nta white paper nko twabivuze isobanura uko ubukungu buzaguka nuko buzagira kuri kiriya giciro. Nta team y'aba economist cyangwa abahanga mu bukungu izwi iri inyuma y'uyu mushinga, kandi ntabwo biratangazwa ko uyu mushinga ufitanye imikoranire cyangwa ari umwe na pi network. Iyi ngingo yerekana ko quantum pi network ifite icyifuzo gishimishije cy'ifaranga rihamye cyane ku gaciro, ariko nta bisobanuro biratangwa neza kuri uyu mushinga bivugwa ko komeye. Ese koko pi tuzi tumayininga izagira agaciro k'314,159? Harimo kubakwa pi ecosystem izaba irimo serivisi hafi ya zose umuntu akenera muri ubu buzima, akazazibona biciye muri ecosystem ya pi kandi akazazigera
akageraho yishyuye payi. Ndetse n'abantu bafite ibyo bakora batanga serivisi, abacuruzi, abahanga mu ikoranabuhanga bazi kubaka app ndetse no gutanga amasomo y'ikoranabuhanga, nabo bakinguriwe na payi ecosystem kugira ngo bazagire ibyo bakora kandi babigaragarize muri ecosystem yabo kugira ngo rubanda bazayibone nabo ubwabo bizabungure amafaranga ariko mu buryo bwa payi.